Yaba people, reka mbabwire ikintu kimwe. Niba ufite YouTube channel yaba ukitangira cyangwa se iriho n'abantu benshi cyane, I want to tell you this, niba ubizi ni byiza ko niba utabizi you have to know it. Hari umushuti wanjye yafunguye YouTube channel yarafite subscribers 20, urumva yarari monetize, yatangiye gukuraho n'amakonti menshi atandukanye. Ikintu cyaje kumubaho rero, yakiriye email, urumva niko ukunda ukoresha email, murabizi abantu bafite YouTube channel, email uba ufite imeze nka email, reka niyo email ufiteho YouTube channel na password ni nkaho ari YouTube channel yawe. Arifata gutya yakira email, bamuha link ngakirike humva bari bamuhaye akazi, bari abantu babasika bamwohereza link ngakora akazi. Ayifunguye bahise bagira access kuri YouTube channel. Maze kwitwara ntabwo byarangiriye aho ngaho, yahise amagara umushuti we ati YouTube channel yanjye urayitwaye, ntabwo nkiri kuyibona, ndikubona bari kwa uploadinga ibindi bintu, nta kintu wamfasha. Batangira gushaka kumufasha, ariko abo bantu batangiye kwa uploadinga Pons ni izina filime z'urukozasoni. Noneho urumva kuri YouTube ibintu ntabwo biba byemewe, n'ifoto kuyishyiraho barakubanira. So ikintu cyaje kuba rero, yatangiye kujya bisiba, ari kugenda settinga ahindura n'amapassword ngo arebe ko byakunda, ako byaranze. YouTube channel yahise banning iyo channel kuko yari imaze gushyiraho multiple videos. Birangira icyabayeho bamubaningiye YouTube channel arayiba. So yarari gutangira from the scratch. He is my friend, ariko ndakubwiza ukuri, niba uri ufite YouTube channel ibintu byitondera. Email yawe ntuzajye uroginga mu bindi bintu bitandukanye, ngo uri kugenda winjiramo ngo ushaka gukoresha ibintu byaho. Shaka indi email aba ari ukoresha witandukanye naho, ngo niba udashaka YouTube channel yawe uyibura wenda wigejeje kure. Murabizi ko gutangira YouTube channel it's not an easy thing, so nubuze ukuntu bikomeye, so protect it. Gerageza ku buryo ki ari YouTube channel ari videos zibaho gusa, nta kindi kintu ari videos zibaho gusa, nta kindi kintu washyiraho, kugira ngo uwizere umutekano w'ibintu byawe. Iyi YouTube channel yawe ufite ni ikintu gikomeye, ngira ngo urabizi imbaraga wayitanzeho, rero bituma hari umuntu wese ushaka kuyaccessinga uko yishakiye. So stay tuned, ni kuri Josh Rwanda. Love you so much. Ciao ciao.